Insinzi ntago iba yoroshye. Utsinze Kiyovu Sport ibitego bibiri. Oya ntago ari inkuriya. Rayon Sport ni ikipe ikomeye. Ikipe ntoya nk'izi ngizi ntago nzongera kuzivugaho. Ubu turi mu rugendo rujya gukina match Rayon Sport igomba gukina n'ikipe ya Singida Black Stars yamaze kugera kuri finali ya Sekafa Kagame Cup. Ni byiza cyane kuba bagezeyo. Nibishimira ibyo ngibyo nibyo bihagije gusa. Ibintu biri bubabeho hano ku butaka bwa Kigali. Asumani wamubonye? Ndamubonye match imwe yonyine. Ibihagije kugira ngo ubuzima bubi bukugereho. Okazi ebyiri ibitego bibiri byarangiye. Ibitego bine muri match ikintu cyo kumubaza se ni umukinnyi wavuga gute Asumani ndi kumana. Asumani ntago ari umukinnyi. Asumani ni abakinnyi. Asumani ni abakinnyi ntago ari umukinnyi. Ni itsinda ry'abakinnyi. Ariko Wasiri equipe ya PFC yasezerewe muri Sekafa. Wari wambwiye ngo igikombe ngo bazakireba kuri stade Amahoro ngariko ngo ntago bazagikora. Uzi ikintu cyiza cya mbere gihari se abantu bose bumva Wasiri abantu bose bagira amahirwe yo kunyumva no kundeba bagira amahirwe kubera ko haganirwa umupira. Ntago ndi umuntu turagura amagambo gusa, ntago ndi umuntu utangaza ibintu bitabaho, ahubwo we talk football brother, we talk football. What we do is talking football only. Wari wabwiye abafana bayo ngo bayiveho uracyakomeje? Ndacyabibabwira mwongeye andi mahirwe yo kuyivaho kumanuka hano mu Rwanda wallahi niba ndasaba Shema Fabrice badushakira umunsi nyirizi no gukina Super Cup ibintu bizaba n'ubuzima bubi cyane kuri bo. Ariko ngo barakuramo piramide bavuze ati Sekafa nayo ni ukwitoza gake gake. Reka nkubwize ukuri iriya ari Hilali yabatsinze nta nubwo ari kimwe cya gatatu cya piramide wallahi ibintu biri bubabeho kuri piramide. Ari Hilali nagari na kimwe cya gatatu cya piramide iriya si kimwe cya gatatu. Ari Hilali ikoresha abakinnyi b'injonjore. Ari Hilali idakina shampiyona. Ifite bambagira umugisha. Ifite bambagira umugisha. Wenyine. Numwe wenyine. Ariko piramide 11 bose aba ari abazungu nk'aba Rayon Sport. N'aba Brazil. 11 bose aba ari abazungu. Wababonye 11 se? Nababonye. Ega twitambukire. Kadukomeza banzi imbere cameraman. Banzi imbere Wasiri. Agera mbwira itsinzi ya mbere ibitego bibiri byose by'amataka. Iyi nsinzi yo yari yiteguye. Ntago ngiye ndi kuvuga ku nsinzi ya Kiyovu Sport. Iyi nsinzi tugize kuri match ya Kiyovu Sport nta mpamvu yo kuyitima. Bambwiye ngo ni bine none birangira. Oya. Ese ubu tubabaza abavandimwe. Ndababariza nta mpamvu. Uyu munsi ikintu cyari giteganyijwe ni Wasiri gukorera provisoire nayibonye ku manota 18 kuri mabonye bataki no kwiga imodoka. Iyo niyo yari inkuru. Reka tuganire nk'abavandimwe. Ufashe Wasiri ufashe 11 mwizamu ugashyiramo ntagire umuntu ujyamo. Wasiri akabagaze kuri gatandatu ugafata Ngaborobe agaca uruhande rumwe ugafata Derife agaca urundi ruhande Foster akaba ari muri axe central sibyo hanyuma ugafata president w'ikipe ya Rayon Sport akabakina kuri kabiri hakaza Muvunyi kuri gatatu Uwayezu Jean Fidel akabakina ku icyenda sibyo abo 11 nibatsindiye Kiyovu Sport. Ntabwo twagombaga kwivuna dufite match ya Singida iri bubera hano kuri ubu butaka wallahi muri iyi weekend nibwo muri buze kubona the real Lion Sports. Wasiri ibitego bitandatu bimaje kwinjira muri ino zamu muri ino minsi ibiri ni ibintu bisobanuye ikibuno muri match ebyiri mu maje gukina. Ikintu kimwe gihari abantu bagomba kumenya ubuzima buhari kugeza kuri aka kanya abariyo nibagende bicare batuze banywa icyayi cyabo barya ibiryo byabo ubuzima bumeze neza. Finari ubutumwa nk'abafana ba piramide nigendere. Abafana ba piramide muhagarariye baho ubutumwa nigendere. Message ni mwe yonyine. Bitegure cyamutema kuni kizabera hano kuva kuri match ibanza kugeza kuyo kwishyura. Cyamutema kuni. Uza abakire bari bidasanzwe kugira ngo tubone insi. Uhereye kuri president. N'abantu bakoze ibintu bidasanzwe kugira ngo insinzi mwe muri kubona iboneke. Insinzi ntago iba yoroshye. Utsinze Kiyovu Sport ibitego bibiri. Oya ntago ari inkuriya.